Ikaze mu kiganiro RSOC Talk Show, ikiganiro mugezwaho nanjye Ange Gaga Amahoro, ikiganiro kibafasha kumenya ubuzima bwanyu bwa buri munsi ndetse n'abafite ibibazo bitandukanye tukabasha kubibasubiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira na Dr Jean de la Croix Mutabazi, akaba agiye kudusobanurira uburyo bafasha abagore ndetse n'abana bahuye n'ibibazo bikomeye cyangwa se byihutirwa mu gihe cyo kubyara ku bagore ndetse no mu gihe cyo kuvuka kw'abana. Ikaze mu kiganiro Dr. Murakoze cyane Ange. Yego, reka duhere kuri IMOC. Niki kuki ari ingenzi cyane ko tuyimenya? IMOC ni amagambo y'icyongereza, tuyagerageje kuyarambura n'ubundi mu cyongereza twaza kuyasobanura. Ni Emergency Obstetric and Neonatal Care. Ni nk'ubuvuzi buhabwa ababyeyi n'abana, ariko n'ubuvuzi bwihutirwa. Hanyuma ni ingenzi nk'uko mbivuze ko bwihutirwa, ko budakozwe cyangwa se ntibimenyekane ko uwo muntu yari abukeneye hakiri kare, bishobora no kumutwarira ubuzima akaba yanapfa. Yego, ubwo buvuzi se ni ubuhe? Ubundi umubyeyi aba yagaragaje ibihe bimenyetso? Urakoze. Ubu buvuzi bugendera ahanini ku ndwara n'ubundi zisanzwe zizwi mu gutwara ubuzima bw'ababyeyi benshi ndetse n'abana. Birumvikana ku babyeyi ibintu nka 4 bikunda kwica ababyeyi cyangwa se bitwara ubuzima bw'ababyeyi. Icya mbere ni ukuva cyane arimo kubyara cyangwa se na nyuma yo kubyara. Icya kabiri ni ukugira umuvuduko w'amaraso atwite. Umuntu ashobora kuba yarawusanganywe ariko yatwita, hari ukundi kuntu bishobora kuba complicated. Uwo muvuduko w'amaraso ugahinduka ubundi burwayi butameze nk'uwo yari asanganywe. Hanyuma niko tubyita preeclampsia, cyangwa se hari n'igihe umuvuduko umutera kugagara, tugahita tubyita ko ari eclampsia noneho. Hanyuma icya gatatu ni ama infection. Iyo tuvuze infection, ishobora kuzamukira ahantu runaka. Ishobora kuzamukira mu gisebe yabazweho, ishobora kuzamukira muri nyababyeyi nyuma y'uko avutse, ishobora kuzamukira mu nkari, kuko ababyeyi bagira umubiri ufite intege nkeya iyo batwite, ndetse no muri cya gihe cy'iminsi 42 umaze kubyara. Umubiri wabo ugiye ugifite intege nkeya ku buryo udukoko cyangwa se microbe zishobora kuwushobora vuba cyane. Hanyuma ikindi ni complication cyangwa se ingaruka zishobora guterwa no gukuramo inda mu buryo butari bwo. Ubwo wenda hari twaza kuza kubisobanura nyuma, ariko ibyo nibyo bintu 4 by'ingenzi bitwara ubuzima bw'ababyeyi. Hanyuma ku bana ikibatwara cyane ni ugushobora kuba bavuka ntibabashe guhita babona ubutabazi bw'ibanze ngo babashe guhita bahumeka, cyane cyane abavutse badahumeka. Nibyo ngibyo. Haba hari uburyo buhari kugira ngo bufashe abo bagore bafite ibyo bibazo kugira ngo ntibizavemo ikibazo gikomeye cyane ku buryo bishobora no kubageza no ku rupfu? Yego, urakoze Ange. Iki kibazo ni cyiza cyane. Uburyo burahari, ariko butangira hakiri kare. Ubwo ni nk'icyo twakwita prevention. Yego. Muri prevention ni hahandi umubyeyi yikurikiranisha akajya kwa muganga inshuro 8 nk'uko byagenwe. Muri uko kujya kwa muganga inshuro 8 nk'uko byagenwe, dushobora gukoramo ibintu byinshi. Harimo ko tumusuzuma niba nta byago nyine afite byo kugira za infection zishobora kuzahinduka za zindi zimutwara ubuzima atwite cyangwa se ari kubyara. Yego. Hari ukureba niba nta kibazo afite cy'amaraso, ko niba umuntu afite amaraso makeya akaba yazajya kubyara agatakaza andi makeya, nibyo bishobora guhita bihinduka kwa kuva cyane akaba yahaburira ubuzima. Nukureba niba nta bundi burwayi asanzwe afite, ubwo ni wa muvuduko w'amaraso, ko dufite icyo tuba turi buze kumukorera. Niba dusanze afite umuvuduko w'amaraso, ashobora gutangira imiti y'umuvuduko w'amaraso. Ikindi ashobora no guhita, hari n'utundi tunini tubaha tubarinda ko umuvuduko w'amaraso
wazahinduka bwa burwayi nababwiye bwitwa preeclampsia. Ibyo nabyo akabifata muri icyo gihe cy'ibanze, ahubwo tubifashe mu gihe ari kwikurikiranisha. Hanyuma muri icyo gihe ari kwikurikiranisha niho tugenda tunamenyera ngo uyu mubyeyi afite ibyago byo kuba yazava cyane, afite ibyago by'uko umuvuduko we wazagira ikibazo, afite ibyago bya infection. Ikindi wenda nari ntavuzeho kuri cya kindi cya kane twavuze cy'ingaruka ziterwa no gukuramo inda, niho haziramo noneho family planning cyangwa se uburyo bwo kuboneza urubyaro. Kusanga abo bantu bajya kuzikuramo mu buryo butemewe, ibihe byinshi baba banazitwise batabishaka. Rero abo bantu ntago bakagombye kugera ku rwego rwo kuzitwita, ahubwo bakagombye kujya kwa muganga bakabafasha kuboneza urubyaro, bityo akaba yirinze za ngaruka. Hanyuma mu gihe cyo kubyara nanone abakozi bo kwa muganga cyangwa se abaganga muri rusange, umuntu aje bagomba kureba ngo uyu muntu nta byago afite byo kuva cyane. Ubwo bishatse kuvuga ko kuva cyane gufite ibintu bishobora kukubwira ngo uyu muntu ashobora kuva cyane. Ndatanga urugero, umubyeyi ashobora kuza afite wenda nk'abana b'impanga. Umuntu utwite abana b'impanga, nyababyeyi we yarabaye nini cyane ku buryo ashobora kubyara utagira icyo umukorera cyihuse, ya nyababyeyi ikananirwa kwegerana nanone cyane, agakomeza gutakaza amaraso menshi. Ubwo ibyo ni urugero nari ntanze. Rero umuganga cyangwa se umukozi wo kwa muganga agomba kumenya abo bantu bafite ibyago, akabakurikirana mu buryo bwabo bwihariye, akaza no kubaha imiti yabugenewe ibarinda. Urugero, abo bamaze kubyara ubundi bahabwa umuti utuma nyababyeyi yegerana. Uwo wenda dusanze yarasanzwe afite umuvuduko w'amaraso, agomba guhabwa umuti ushobora kuza kumurinda kugagara, kubera ko nyine umuvuduko w'amaraso urabitera. Urebye nicyo ngicyo dukora. Uwagize ibyago byo kuba yaza kugira ya infection, nawe akahabwa imiti cyangwa se antibiotique hakiri kare. Yego, dusanzwe dufite ibigo nderabuzima bitandukanye mu gihugu, twarabyegerejwe. Yego, ndibaza ibigo nderabuzima bifite ubwo bushobozi bwo gufasha aba bagore bahuye n'ibi bibazo. Niba se ubwo bushobozi buhari, niba butanahari simbizi icyo ugiye kunsobanurira, ni iki cyakorwa kugira ngo ibyo bigo nderabuzima bikomeze bifashe abagore? Urakoze. Ibigo nderabuzima rwose ni byinshi kandi bikora akazi kabyo neza. Nk'ibi mvuze bya mbere byo muri prevention inyinshi ikorerwa ku kigo nderabuzima. Hari buriya prevention itangira bamaze no gukora identification cyangwa se kureba umuntu ufite ibyago. Muri abo benshi abafite ibyago bahabwa amatransferi cyangwa boherezwa ku bitaro ku rwego rukurikiyeho, ubwo ni ibitaro, aho bashobora guhura wenda n'abaganga basanzwe cyangwa se n'abaspecialiste, kuko hari ibitaro bimwe dufite nk'ibyo ku rwego rwa kabiri byigisha bigiye bifite abaspecialiste. Baba bafite ukuntu bazabakurikirana ku buryo ya prevention izakorwa neza. Ikindi ni uko ibigo nderabuzima bibona amahugurwa. Abakozi babyo babona amahugurwa. Hari abafatanyabikorwa benshi batanga ayo mahugurwa yo kuvura nyine za ndwara zishobora gutwara ubuzima bw'umubyeyi byihuse cyane. Usanga rero ibigo nderabuzima byinshi byarahuguwe. Ikindi ni ukuba ibyo bigo nderabuzima nubwo byahuguwe bifite n'ibikoresho. Abantu bashobora guhugurwa ariko badafite ibikoresho, ariko usanga ibigo nderabuzima byacu hafi ya byose mu by'ukuri bifite ibikoresho, ku buryo niba ari imiti iboneka, niba ari ibikoresho bishobora gufasha umwana kugira ngo bamufashe guhumeka bikaba biri aho ngaho, ibifasha umwana kurwanya ubukonje bikaba bihari. Mbese ubona ko ku rwego rw'ibigo nderabuzima nibura hari package cyangwa se hari ibyo bafite bishobora gufasha umubyeyi mu buryo bw'ibanze. Hanyuma dufite n'ikindi kintu, cyangwa dufite na systeme yo gutransfera. Ntabwo ari ngombwa ko wa murwayi cyangwa wa mubyeyi cyangwa wa mwana ugira ibibazo ku kigo nderabuzima agomba kuguma aho ngaho ngo ahakirire.
ashobora kuba hari ibyo babura kuko nyine sisiteme y'ubuzima ifite uko yubatse ku rwego rw'ikigo nderabuzima ikagira n'ibitaro hejuru. Iyo ibyo batabifite, nibura hari uburyo buri praticable, hari imihanda yihutisha wa mubyeyi n'imbangukiragutabara bakamugeza noneho ku bitaro aho agomba kugera. Muri rusange urebye ubona ibigo nderabuzima nta kibazo cyane gihari, kubera ko n'ibyo badashoboye bafite uburyo buboroheye bwo gutaransifera bakageza ku bitaro. Yego, uvuze ngo uburyo buboroheye bwo kubageza ku bitaro, mpita nibaza ku bitaro n'ubundi baba bagiye, hari abaganga, hari abanasi, hari ndetse n'abandi bakozi bakora ku bitaro. Mufatanya gute mu gukurikirana uyu mugore wahuye n'ibi byago? Yego, urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ubu buvuzi twavuze ko ari ubuvuzi bwihutirwa, koko buba bwihutirwa mu buryo butuma gutinda gakeya cyane biteza ibyago ndetse bivamo n'urupfu. Ibitaro koko bigira abantu batandukanye, yewe n'ikigo nderabuzima kigira abantu batandukanye. Hariyo abakora muri laboratwari, hari abakora aho babyariza, hari iyo bigeze ku bitaro bwo habaho urwego rw'abaganga abo twita ba doctors, bashobora kuba bafite nabo inzego zitandukanye cyangwa qualifications. Hashobora kuba harimo aba specialiste, hashobora kuba harimo aba general practitioner, harimo abatera ikinya, ubwo aho ni ku rwego rw'ibitaro. Bashobora kuba nabo ari abaganga doctors cyangwa ari abo twita ba NPA. Abo bantu bose tuvuge, ntanze nk'urugero rw'umubyeyi uri kuva, hari umuntu ubonye ko umubyeyi ari kuva, hari ibyo akwiriye kuba atangiye gukora. Akwiye kuba atangira guhamagara abantu baza kumufasha, kubera ko niba uwo mubyeyi ari buze guhabwa imiti, ntabwo ari buze gutanga imiti ari no kumushyiriramo amaserumu, ari no kujya gushaka amaraso, niba ari buze gukenera guterwa amaraso, ibyo bintu ntabwo umuntu umwe yabishobora. Niyo mpamvu systeme nziza cyangwa se urwego rwiza rw'ubuvuzi mu kuvura abo bantu bikorwa mu buryo bwa team cyangwa se bwa ekipe, aho buri umwe wese aba afite ikintu agiye gukora kugira ngo umubyeyi cyangwa umwana afashwe. Hanyuma kandi nta nubwo twakwirengagiza uruhare rw'ubuyobozi, kubera ko njyewe nshobora kuba ndi umukozi n'ibyo ngomba gukora mbizi, ariko najya gushaka umuti nkasanga ushinzwe kuwugura mu bitaro ntabwo yawuguze. Urumva ko iyi team iba ari nini kugeza urugo nyine yemvolvingamo, cyangwa se n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cyangwa w'ibitaro nawe bagomba kuba asa nkaho yagize uruhare rutoya cyangwa runini mu gufasha wa mubyeyi. Nta nubwo ari we gusa, no ku rwego rw'igihugu naho haba hari ubundi buryo baba barakontributinze ku muntu wese ufashijwe. Tuvuge ko wenda tumufashirije ku bitaro wenda bya Kibagabaga ni urugero, ariko biraza gusaba ko ajya CHK. Ibaze wenda ibyo bitaro bibaye bidafite imbangukiragutabara, urumva urwo ntabwo rushobora kutaba uruhare rw'ibitaro mu buryo buri direct. Ugasanga ahubwo bafashijwe na Minisante ko umurwayi uzagira ikibazo Kibagabaga azahita abona uko yihutishwa akagezwa CHK. Urwo narwo ni uruhare wavuga ngo rutaziguye, ariko urabona ko n'ubundi ni ekipe yose biri gukorera hamwe kugira ngo ifashe umubyeyi. Muri iyo ekipe rero umaze kuvuga kugira ngo ufashe ababyeyi, haba hari amahugurwa atangwa kugira ngo bakomeze bongererwe ubwo bumenyi, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi umubyeyi uzaza azavuga ati ubushize wenda habaye rino kosa, twarabigize mu mahugurwa ko bigomba kugenda gutya. Ayo mahugurwa arahari? Yego, hariho amahugurwa agenerwa abakozi, cyane cyane abakora aho hantu twavuze. Ubwo bishatse kuvuga abakora muri maternité, abakora muri neonatology, hari amahugurwa yabo yihariye. Habaho amahugurwa akorwa mu buryo bwo guhagarara imbere y'abantu ukabigisha, ukabaha amateori, ariko tugira n'ubundi bwoko bw'amahugurwa aho noneho twigira ku bikoresho byakozwe. Tugafata ikintu wagereranya n'umubyeyi ndetse n'akandi gafite ishusho y'umwana kameze, reka nkoreshe wenda ijambo igipupe, hanyuma akaba aribyo twigira. Tukavuga ati uyu muntu aramutse avuye, ubwo twese tugahita duhamagarana tukabigisha
steps cyangwa se intambwe ku yindi ni iki dukora. Wowe urafata umutsi turi buze kunyuzamo serumu, wowe urajya kuzana umuti, wowe urajya kuzana amaraso, wowe urasigara ukora ibi ngibi. Urebye nuko tubigenza. Yego, twavuze kare ku bijyanye n'ibigo nderabuzima, ariko ni gute noneho ubwo buvuzi bwihutirwa ku babyeyi byakwihutishwa mu bigo nderabuzima? Icya mbere ni uko abakozi b'ibigo nderabuzima birumvikana bagomba kuba bafite ubumenyi, bagahabwa ubumenyi n'ayo mahugurwa. Hanyuma icya kabiri ni uguhabwa ibyo bikoresho. Ibikoresho tuvuze ngo ni ibikoresho, haba harimo imiti, haba harimo noneho n'ibikoresha as materials, ariko haba harimo na infrastructure n'inyubako nazo zishobora gutuma habaho imikorere myiza. Si n'icyo gusa, hagomba kuba hariho kandi n'imikorere myiza muri icyo kigo nderabuzima. Ushobora gusanga abantu bahari, ubwo wenda sinari mvuze icyo umubare w'abakozi bagomba kuba nabo bahagije mu by'ukuri, ariko ushobora gusanga bahari ariko badafite imikorere myiza. Ni ukuvuga ngo, ndatanga nk'urugero, ugasanga abantu bose baje kwivuza batonda umurongo kandi bakavurwa bahereye kuri nimero ya mbere. Ku bantu bumva ibyo kwa muganga, ubwo nshatse kuvuga ikintu cyitwa triage. Twebwe kwa muganga si ngombwa ko wahageze mbere ari uvurwa mbere, ahubwo dukora triage. Tukavuga ngo uyu nguyu yararembye kurusha uyu, uyu yararembye kurusha uyu, uyakeneye ubuvuzi bwisumbuyeho, nuko tubigenza. Rero iyo systeme nayo igomba kubikora, yo kuvuga ngo tukora triage, tukabona ufite ikibazo hakiri kare, tukamufasha mbere y'abandi. Hanyuma ikindi, hakwiye kuba harimo nyine n'ubushake bwa administration y'ikigo nderabuzima cyangwa y'abandi bafatanyabikorwa, aho procurement cyangwa se ibikenewe bibonekera ku gihe, kugira ngo ubuvuzi butangwe neza. Turashimira Ministeri RBC ko ahantu henshi imbangukiragutabara zishobora kuhagera, kandi mu by'ukuri mu buryo butamaze igihe kinini. Ndetse naho byagaragaraga yuko imbangukiragutabara ihageze, ishobora kuhagera itinze, usanga ibitaro bifata imbangukiragutabara zimwe zikaba kuri ibyo bigo nderabuzima, kugira ngo izakore urugendo rwo kugenda no kugaruka, izakore uruvayo mu gihe umubyeyi azaba agize ikibazo. Kandi ibyo birakorwa rwose mu bigo nderabuzima byinshi. Ndibaza iyo icyo gihe, urumva izi ndwara ntabwo ari indwara zoroshye mu by'ukuri, noneho ku muntu ufite undi muntu agomba guhereza ubuzima. Ndibaza nkamwe nk'abaganga, ni zihe ngamba z'ingenzi zifatirwa izi ndwara kugira ngo uyu mugore najya kubyara ibibazo ntibize kugaragara? Urakoze. Wenda nshobora kuba nagiye mbisubiza mu bundi buryo, ariko icya mbere ni ukumumenya, ukamenya ko uwo muntu afite ibyago byinshi byo kugira ubwo burwayi. Hanyuma ikindi ni ukuba ufite ubumenyi bwaza kubasha kumufasha, nibwo dukura muri izo training tugenda dutanga. Hanyuma ikindi cyane ni ya miti dukoresha nyine. Iyo aramutse hari umubyeyi ugize kuva, dufite bando cyangwa se uburyo buhuriweho, reka ariko mbwita, mu buryo bwo ku rwego rw'igihugu cyacu, ndetse nta nubwo ari igihugu cyacu gusa, n'ahandi nibwo bakoresha. Ni ukuvuga ngo hari imiti ihabwa uwo muntu biri specifically. Niba umubyeyi yabyaye, hari ibyo agomba kubona, ariko nyuma yaho niba agize kuva, hari imiti tumuha, tubyita emotive. Ni ukuvuga ngo urabibonye, ugerageza gukanda kuri nyababyeyi cyangwa se gukora massage, reka nkoreshe massage. Hanyuma ikindi, ukamuha imiti ituma nyababyeyi yegerana, kuko ibaho, ukamuha ituma amaraso ye asa nkaho avura. Hanyuma ukanamuha n'amaserumu, byaza kuba ngombwa ukaba wamuha n'amaraso. Hari n'izindi procedure zishobora gukurikiraho, ariko ibyo nibyo byibanze ku mudamu wese ugize ikibazo cyo kuva. Hanyuma ugize ikibazo cy'umuvuduko nawe, ni nk'ibintu nka 3 by'ingenzi. Aba agomba kurindwa bwa burwayi twavuze, kuko umuvuduko ushobora kwikomplika bikaza kurangira agize kugagara cyangwa se conversions.
rero tumuha imiti ituma ibyo bitabaho, hanyuma ariko kandi ibijyanye no kubyara nabyo bikihutishwa bigendeye ku mwana ameze n'umubyeyi ameze. Ego tujye noneho ku babyeyi, ni iki noneho bo basabwa kugira ngo ibyo bibazo bitazabaho? Yego, ababyeyi icyo basabwa ni ukwikurikiranisha, icyo ni icya mbere, kuko iyo yikurikiranishije tuba tugomba kumuha amakuru yose. Mboneraho nyine ubwo no gukangurira aba health care providers ko akazi niyo kaba ari kenshi aba agomba gutanga education kandi iri appropriate ku muntu cyangwa se iri specific ku muntu. Ntabwo ari education uha uyu nguyu ngo ari nayo uha ukurikiyeho. Ugomba kuidentifyinga ngo uyu nguyu afite risk runaka, akwiye kugira education ye yihariye. Nubwo hariyo bashobora guhuriraho, ariko umuntu ukamumenya ukamuha education ye. Hanyuma uwo mubyeyi rero nawe asabwa kubahiriza iyo education yahawe, akubahiriza rendezvous yahawe. Ubu ku rwego rw'isi umubyeyi agomba kwisuzumisha nibura inshuro 8 atwite. Mu gihembwe cya mbere ajyayo rimwe. Impamvu tuba dushaka ko ajyayo rimwe ni ukugira ngo tumenye igihe inda ye ifite, tunamubwira igihe azabyarira, kubera ko hari abo batabizi neza. Mu gihembwe cya kabiri akajyayo 2, tukareba ko umwana we ameze neza nta busembwa afite. Mu gihembwe cya 3 akagomba kujyayo inshuro 5. Bishobora no kuba ngombwa ko umuganga amubwira ngo izo nshuro uzazirenza. Abagomba rero kubyubahiriza, kuko impamvu umuganga amubwiye ko izo nshuro azazirenza nuko abona ko hari ikibazo uwo mubyeyi ashobora kugira. Niyo mpamvu ashobora kumuha gahunda yihariye itandukanye n'iy'abandi basanzwe bagenderaho. Uwo mubyeyi rero nawe afite uruhare rwo kubahiriza iyo gahunda. Si ibyo gusa, tuba tuvuze umubyeyi tukavuga umuganga, ariko hari n'abavandimwe cyangwa se umugabo w'uwo mubyeyi cyangwa se n'abandi bantu bashobora kumuba hafi. Ni ukumufasha bamugira inama kandi bamwankuraja kubahiriza amabwiriza ya muganga. Ndumva ari ibyo ngibyo. Akabazo k'amatsiko, uri umuganga, sibyo? Hari ama cases menshi ugenda uhura nayo atandukanye. Nk'iyo nkamwe tuvuge nk'umugore araje, habayeho nk'iki kibazo, like kuri mwebwe ndashaka kumenya kuri mwebwe uburyo mubyitwaramo, mubigenza gute nka cases tuvuge nkawe, iyo like uri umubyeyi araje, muricaranye, araryamye aho ngaho, ukubona nyine hari ikibazo kibaye, ariko nanone biri kukugora, muri wowe wiyumva ute? Urakoze. Buriya burwayi cyangwa se complications ziteza tension, birumvikana, cyangwa se mood isa nk'izamutse kubera ko muri kudiringa n'ubuzima bw'umuntu. Ni ibintu bibiri, iyo atabayeho arapfa cyangwa se akagira wenda izindi complication. Ariko umuntu wese mood ye irazamuka cyangwa se tension irazamuka, hanyuma ibintu byose bigomba gukorwa mu buryo biri coordinated kandi byihuta cyane. Nubwo wenda twavuze ibyo gutanga imiti, ariko hari n'igihe biba ngombwa ko bamwe muri abo ngabo cyane cyane nk'ababyaye bakava, bishobora kuba ngombwa yuko umubyeyi bashobora kumubaga bakaba bateruramo na nyababyeyi. Ibyo bintu byose rero ni steps zikurikirana kandi zitagomba gutwara umwanya munini ushobora gutuma ubuzima bw'umubyeyi butakara mugifite ibyo mutegereje muvuga wenda ngo reka tuze kujya. Ni ibintu bikorwa mu mwanya mutoya, etape imwe ivaho hakurikiraho iyindi, kugeza ubwo bishobora kugera nyine no ku rwego rw'uko dushobora guterura nyababyeyi, ariko ubuzima bw'umubyeyi bugakomeza kubaho. Ese nta bantu b'ababyeyi mujya muhura nabo wenda bakavuga ngo bagize ari ama complication, wenda tuvuge kugira umuvuduko w'amaraso, umuvuduko w'amaraso umuntu ashobora kuwugira mbere yuko anabyara, akavuga wenda ngo ni bya bindi barandoze, like hari abantu nk'abo bajya baza, iyo baje mubafasha gute? Ntabwo personally wenda ndahura nawe, ariko niyo nahura nawe uburyo bwo kumufasha ni ukumufasha iyo myumvire
hanyuma tukamuha n'ingero z'uko ari ibintu bibaho, ko ari n'ibintu byanditse bizwi. Hanyuma ariko icyo gihe ntabwo aba ari wenyine, uba ukwiye no kwemvuvingamo umuryango, kubera ko burya ntabwo umuntu umwe apfa kugira imyumvire ye yihariye, ahubwo burya hari abandi bantu baba bayifatanyije. Iyo bibaye byiza rero, abo bantu bose ushobora kubageraho ukabigishiriza hamwe, ku buryo imyumvire yabo bose igenda ihinduka, cyane cyane ihereye kuri uwo nguwo n'umuntu we wa hafi, umugabo we cyangwa se n'undi we wa hafi wamufashije kugira imyumvire nk'iyo ngiyo. Yego, dusoza noneho izi ndwara zose wazitubwiye, uburyo umugore, step zose twazumvise rwose, tubyirinde gute rero? Igisubizo kiri muri byinshi natanze. Hari ibyo utavuga ngo ndabyirinda, ariko nibura kwikurikiranisha biguhesha amahirwe menshi yo kumenyekana ko ufite ikibazo hakiri kare, hanyuma ugahabwa ubuvuzi hakiri kare. Ibi ndabivuga wenda urugero ngendeye kuri biriya bintu bitatu navuze bitera impfu z'ababyeyi n'abana, harimo kuva cyane, ikurikiranishe tumenye ko ufite ibyago byo kuba wava, tuzagufashe hakiri kare. Kuba wagira umuvuduko w'amaraso, ushobora kuba nta ibyo twita risk factor, cyangwa se nta kintu kigaragara cyatuma uzawugira, ariko iyo wubahirije za randevu za muganga, buriya kuriya nababwiye ngo mu gihembwe cya gatatu umubyeyi ajya kwa muganga inshuro 5, igihembwe cya gatatu kigizwe n'ibyumweru nka 13, ushatse wabara 13 gutyo 14. Ibyo byumweru 13 n'ubugabanyamo 5, uri buze gusanga ko umubyeyi ashobora kujya kwa muganga nibura nk'inshuro hafi y'ebyiri cyangwa 3, hafi ya buri byumweru 3. Ibyo bimuhesha amahirwe menshi yuko hari ikibazo kijemo, no ko tutatekerezaga ko yakigira, cyaboneka atari yagira complication nyinshi. Niyo mpamvu kwikurikiranisha no kubaha ibyo muganga yavuze ari ingenzi cyane. Ibibazo bikunda kuba cyane ku bantu bamaze gusa nkaho batwita inshuro irenze 1 cyangwa 2, batangira gutekereza ko ibintu byo gutwita babimenyereye, akaba yazajya kwa muganga nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa 3 ku nda yose. Kandi ariko ibyo bibazo kubigira ntibisaba ngo umenyereye gutwita cyangwa ntabwo umenyereye gutwita. Hanyuma nibyo navuze, dushobora no gukora screening, tukareba niba nta byago byo kugira infection ufite, tukakuvura, tukareba niba nta maraso ufite, tukaguha ya miti yongera amaraso. Hanyuma icyanyuma, cya kindi twavuze cy'abantu bicwa no gukuramo inda mu buryo butemewe kuko bazitwise batabishaka. Mu by'ukuri serivisi zo kuboneza urubyaro zegerejwe amavuriro hafi ya yose, ndetse yose, ku buryo serivisi umuntu ashaka ijyanye no kuboneza urubyaro yayihabwa. Aho kugira ngo umuntu azicwe no gukuramo inda, yagenda agakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, akazabyara mu gihe azaba yabitekereje. Murakoze. Reka ngushimire ko witabiriye kino kiganiro. Murakoze cyane Ange. Yego. Reka namwe mbashimiye cyane mwese mwabanye natwe kuva ikiganiro gitangira kugeza kano kanya. Nitwa Ange Gaga Amahoro, ikiganiro ni RSOC Talk Show. Reka tuzasubira ubutaha, mugire umugoroba mwiza.